Nitwa Mukanziza Rebeka, ndubatse, ndashimira Imana kubw'icyizere yangiriye ikangabira umurimo wayo. Imana yacu yabwe icyubahiro. Tugiye kwigana icyigisho cyiza cyane kivuga ngo umusirikare wa Yesu Kristo. Umusirikare wa Yesu Kristo. Somo ribanza turibona mu rwambe kabiri rwa Timoteyo, igice cyaho cya kabiri, umurongo wa mbere kugeza 4. Hano Pawulo arandikira Timoteyo avuga ngo Pawulo ahugurira Timoteyo kwitanga amaramaje wese. Pawulo arahugurira Timoteyo kwitanga amaramaje hose. Nuko rero mwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Yesu Kristo, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa, bazashobora kubyigisha abandi. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Yesu Kristo. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Rero irindi somo turaribona mu rwa mbere rwa Petero, igice cyaho cya kabiri, umurongo wa 9. Petero aragira ati, ariko twebweho turi ubwoko bwatoranijwe, turi ishyanga ryera, abatambyi b'ibwami, abantu Imana yaronse ngo bamamaze ishimwe ry'abahamagaye, yadukuye mu mwijima itumenyesha bamamaze ishimwe ry'abahamagaye, yadukuye mu mwijima itumenyesha ibikorwa byayo by'agatangaza. Reka dusome iryo somo, turabibona mu rwa mbere rwa Timoteyo, dusome urwa mbere rwa Petero, igice cyaho cya kabiri, umurongo wa 9. Haravuga ngo, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ibwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'agatangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uyu rero Petero niko tuvuga yuko turi ubwoko bwatoranijwe. Iyo umuntu yatoranijwe agira uko agenda, agira uko ajya, agira uko avuga. Mbega iyo umuntu ari intoranywa nawe urabibona, agira disipurine n'indangagaciro agomba kugenderaho. Noneho Yohana we abwirijwe n'umwuka w'Imana mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 3, umurongo wa 1, aragira ati, nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi koko. Haleluya. Yaranejejwe Yohana no kuba yarahishura ibanga ry'uko ari umwana w'Imana, kubyarwa n'Imana muri ubu buzima yavukira mu rugo rukomeye, rudasaba umunyu, rufite amikoro ahagije. Urabigendera, wanagenda ukabigendera, n'igitekerezo cyawe niyo gipfuye abantu bashobora kugukomera amashyi kubera inyungu bagutegerejeho. Ariko noneho Yohana we yari yarahishura ibanga ry'Ikaruvari, arabisobanukirwa neza ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi koko. Haleluya. Ibyo biranezeza kwitwa umwana w'Imana isumba byose, bikesha umusaraba w'Ikaruvari. Uwakiriye Yesu akemera igitambo cye wese n'umwana w'Imana isumba byose. Mbese wamehishuriye iryo banga? Wararimenye? Imana igushoboze kuvumbura iryo banga. Ibiranga umusirikare rero ni byinshi, nahisemo ibintu bikeya, nabo bazanyunganira babimbe bamfashe. Ariko hari bimwe nabonye ku musirikare munyuraho nkamwitegereza. Inshuro nyinshi nanamusuhuza ati mwiriwe, akansuhuza mu cyubahiro cyinshi ati mwiriwe. Ndabashimira rero aho baherereye hose, mu izina rya Yesu Kristo ndabashuhuje. Uwiteka bampera amahoro, Uwiteka bampera umutekano, Uwiteka asusurutse imitima yabo mu kazi kagoye ko kwitanga. Uwiteka bambika imbaraga kandi abahamagara amazima
kugira ngo mubashe gusohoza inshingano igihugu kibategerejeho. Kandi kigeretse kuri ibyo tubigiraho byinshi. Niyo mpamvu nanjye muri aka kanya ngiye kuvuga ibiranga umusirikare, kugira ngo natwe abasirikare ba Yesu Kristo tubigireho byinshi, dufatanyiriza hamwe kwitegura Yesu Kristo ugiye kugaruka vuba. Mbese ni ibiki biranga umusirikare? Ikintu cya mbere nabonye, igisirikare ukijyamo wabihisemo. Hatangwa amatangazo, igihugu kirashaka abasirikare abantu bifuza kwinjira mu gisirikare batarengeje imyaka, bujuje ibisabwa, ukabijyamo wabihisemo. Natwe kwakira Yesu ni ukubihitamo. Igihe twihanaga ibyaha byacu tukabihamisha kubatizwa mu mazi menshi, tukarahira tuvuga ko twanze Satani n'imihango ye yose, wari uhisemo kwinjira mu gisirikare cya Yesu. Icyo gihe ijuru ryanditse ko havutse umusirikare. Ariko iyo umusirikare yinjiye mu gisirikare, hari byinshi bataramenya, abasabwa gutozwa kugira ngo abe umusirikare ushyitse, witeguye no gupfira igihugu cye. Ntabwo bipfa kwizana. Icya mbere ni uko umusirikare abijyamo yabihisemo, kandi akabijyamo anabikunda. Natwe rero twakunze umwami Yesu, twanyuzwe n'urukundo rwe, twasobanukiwe neza n'ibyabereye ku musaraba i Karuvari, tumenya yuko igihe yatwitangiraga ari ukubera urukundo. Natwe urukundo rwa Yesu rwadusabye imitima yacu, twakira Yesu ngo yobore imibereho yacu, maze tumuhitamo, tubihamisha kubatizwa mu mazi menshi, dusezerera Satani ku mugaragaro ko tutazamukorera, turabatizwa. Icyo gihe ijuru ryanditse ko havutse mu isi umusirikare w'ijuru. Uyu musirikare bizagenda gute rero? Iyo wabatijwe ukihana, ijuru riba ryanditse ko havutse umusirikare, ariko Satani we yanditse yuko havutse umwanzi. Urumva ibisirikare bibiri bizajya bihangana. Haduyi ahangane na Yesu. Niyo mpamvu umusirikare arasabwa kuba maso kandi agahugurwa cyane, kugira ngo abe yiteguye guhangana n'umwanzi ugambirira kumusubiza inyuma. Kwakira Yesu Kristo ni ukubihitamo. Ikindi cya kabiri, umusirikare wakigiyemo aratozwa kugira ngo ahindure imyumvire. Intekerezo ze zigomba guhinduka, kubera yuko iyo umuntu avuye mu misozi itandukanye yinjiye yemeye umuhamagaro wo kuba umusirikare, agomba gutozwa mu makosi atandukanye yose, agatozwa mu by'ubukristo gute. Pawulo yaravuze muri Yakobo igice cyaho cya mbere umurongo wa 12 ngo ahirwe uwihangana ibimugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Mu gutozwa rero no kwihanganira ibirushya by'umusirikare mu isi, nibyo natwe abakristo bakiriye Yesu tugomba gutorezwamo, tukihangana. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 7 kugeza 8 aratubwira ngo nuko rero bene data mwihangane mugeze igihe umwami Yesu azazira. Niko n'umusirikare wa leta z'isu zirinda yihangana kugira ngo abashe gusohoza ibyo igihugu cyamusabye. Natwe leta duhagarariye y'ijuru iradusaba kwihangana kugeza aho umwami Yesu azazira. Wajya mu Byahishuwe igice cyaho cya 2 umurongo wa 10 ho aratubwira ngo ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ikindi kiranga umusirikare, yitangira igihugu cye, umutima we, ubwenge bwe abyegurira igihugu cye. Yesu yarabivuze muri Luka igice cyaho cya 10 umurongo wa 27. Yesu aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Iyo ukunda umuntu n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, uzakiranuka ugeze ku gupfa.
kandi uharanira gusohoza inshingano zo kurinda. Natwe Imana yatugiriye icyizere idushyira ku isi turi abasirikare bayo, tugomba kwitangira igihugu cy'ijuru. Abari babishoboye biremera, intumwa zarabishoboye mu karengane, ba Stefano turaza kubirebaho, bahagarariye Imana neza, baziba icyuho. Umusirikare mwiza ukundisha umutima we n'ubugingo bwe n'imbaraga ze, akabikundisha igihugu cye n'abene gihugu, arwanirira igihugu cye kugeza ku kuka ke ka nyuma. Natwe nk'abasirikare ba Yesu tugomba gukunda Imana n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'ubugingo bwacu bwose, tugakiranuka kugeza ku gupfa. Yesu naza azaduha ikamba ry'ubugingo. Ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 7 guhera ku murongo wa 1 kugeza 53 turabona Stefano yiregura. Stefano yiregura yatangiriye ku mateka y'abatubanjirije. Yahereye ku Imana yatoye Aburahamu ikamukura muri Uriya wa Karudaya, amasezerano yagiye imubwira, ukuntu yamubwiye ko urubyaro rwe ruzabacakara mu Misiri, ukuntu Imana irindi isezerano ryayo yamubwiye ko izabukuza amaboko, ukuntu mu buretwa bahababariye abana b'imfura abana b'abahungu bakabica kugira ngo be kugwira, ariko baranga baragwira, ukuntu Imana yatumye Mose avuka, ukuntu Imana yabavanye mu Egiputa ibikoresheje imbaraga zayo nyinshi, ukuntu Imana yabarinze mu butayu, ukuntu yabambukije inyanja itukura, ukuntu Yosefu yaje kugambanirwa n'abavandimwe biwe. Mbega ibyo byose yavuze amateka y'Abisiraheli, avuga ukuntu bazajyanwa mu Egiputa, avuga ukuntu Yesu azapfa, ukuntu Yesu yaje bakamwica bakamubamba, ukuntu Yesu yazutse, akaba yaravuze ko agiye kubategurira aho bazaba. Maze ageze ku gice ku murongo wa 54 ngo akiregura bazabiranwa n'uburakari, kubabwira ibya Yesu Kristo wapfuye wazutse, kubabwira amateka y'Abisiraheli nabo bari bayazi, ukuntu Imana yagiriye neza Aburahamu wari ingumba akabyara umwana umwe Isaka akabyara abana babiri, Esawu na Yakobo. Esawu akagomera Imana ashaka abagore benshi, Yakobo agashaka abagore 4, ari akabyara abana 13 n'abahungu 12. Kera ntago babaraga umukobwa yabyaye yitwa Dina. Ukuntu abavandimwe ba Yosefu bamugiriye ishyari bakamugurisha akajya mu Egiputa, ukuntu umuryango waje kumusanga mu Egiputa uje guhaka bamenya, akabababarira bakaza guturayo. Yosefu amaze gupfa bakaza undi mwami utarigeze umenya Farawo, utarigeze umenya Yosefu, akakoresha uburetwa Abisiraheli, arabababaza imyaka 430 yose bari mu bucakara. Imana ikabakuza imbaraga zikomeye. Stefano yiregura yarabibabwiye ukuntu Imana yahagurukije Mose, ukuntu yavutse mu buryo bw'igitangaza, ukuntu bamuhishaga ku ruzi rwa Nili bamuboheye agatebo. Ayo mateka yose Stefano yiregura yarayavuze. None avuga n'ukuntu Yesu yaje mu isi, ukuntu yabayeho imibereho izira icyaha, ukuntu yakoraga imirimo n'ibitangaza mu isi, ukuntu bamwanze bakamwica bakamubamba kandi abazaniye agakiza. Maze ngo babyumve bazabiranwa n'uburakari bamutera amabuye. Mu gihe Stefano yenda gupfa aravuga ati, Data ubababarire kuko batazi icyo bakora, umwuka urahera. Ayo mateka yose Stefano yarayazi, ayabwira abari bamuri kumurega yiregura. Ntibaretse arangiza, ahubwo bazabiranywe n'uburakari baramwica. Ariko yari umusirikare mwiza waguye ku rugamba. Umusirikare uguye ku rugamba nubwo ari igihombo ku gihugu, ariko kuko atabaye haduye y'igihugu cye, ni byiza kurenza ko yaba umugambanyi w'igihugu cye. Uyu musirikare bitwa Stefano, tugeze mu bwami bwo mu ijuru tuzamubonayo. Ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 8 umurongo wa
umurongo wa mbere kugeza 8 turabona abakristo ba mbere barenganywa, batatanira mu misozi mu bihugu bya kure, bagumye kuvuga urukundo rw'Imana, bavuga umusaraba w'Ikaruvari, bavuga urukundo rw'Imana, ukuntu Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umuntu wese umwizera atarimbuka, ahubwo kugira ngo tuzahabwe ubugingo buhoraho. Batataniye hirya na kure, iyo bamwe babangaga bajyaga ahandi bavuga ineza y'Imana, bavuga urukundo rw'Imana rwagaragare ku musaraba w'Ikaruvari, kandi bagerekaga ko Yesu Kristo yagiye kubategurira aho bazaba. Izo ntumwa zabaye abasirikare beza bahagarara Imana neza ku isi. Natwe turi abazungura b'uyu murimo, nitwe bazungura babakoze mu gihe cyabo, natwe turasabwa gukora mu gihe cyacu kugira ngo tube ba ofisiye beza baharanira umutekano w'igihugu cy'ijuru, kandi twita ku iherezo ry'umukumbi dushinzwe. Ntabwo umusirikare tekereza ubwe, ahubwo umusirikare atekereza n'umutekano w'abashinzwe kurinda. Niko natwe Imana yatugize abarinzi. Urabibona muri Ezekiel igice cyaho cya 3, Imana yatugize abarinzi bo kuburira isi. Natwe ba ofisiye turasabwa kuburira isi, twibwira urukundo rw'Imana, twibwira ko Imana yakoze ibyayo ku musaraba w'Ikaruvari, ikibazo cy'icyahira kirangiza. Nahacu kwakira urwo rukundo. Mbese uremera kwakira urwo rukundo? Mfite indirimbo nkunda cyane avuga ngo mbega urukundo rw'Imana yacu nta muntu wa rurondora, rusagutse kirere hose rugerano kumera zisi. Abantu bose bacunguwe, ubwo tuzahura mu bikari byo mu ijuru tuzahora turirimba urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rusagutse ikirere, naho wafata amakaramu ibyatsi ukabihindura amakaramu, ijuru ukarigira impapuro, ntago wabona uko wandika urukundo rw'Imana. Impamvu tudabisobanukirwa uko bikwiriye ni ukubera icyaha cyatugejeje kure, ariko tugeze mu ijuru tuzahora twiga urukundo rw'Imana, kandi uko bukeye n'uko bwije bizahora ari bishyashya. Aba ba ofisiye batangije uyu murimo, izi ntumwa zatangije uyu murimo, zararenganywe zirakomeza ntizacika intege, zirakiranuka zigeza ku mwuka wabo wa nyuma. Niko n'abasirikare bagomba ba Yesu Kristo bagomba gukiranuka kugeza ku gupfa. Mu gitabo Intambara Ikomeye paji 111 kugeza 113 turabona umusirikare bita Luteri waharaniye umudendezo w'umutimanama we, yakoreye Imana, asoma Bibiliya aranayihindura ayishyira mu rurimi abenegihugu bumvaga. Igihe bamubwiraga ati turagutwika nutava mu kwizera kwawe, yarasubije ati naho ihwa zihaba abadayimoni buzuye bakagenda mu nzira zose nyuramo, nzahaca, nzavuga urukundo rw'Imana isumba byose, kandi nzamamaza Yesu Kristo. Ntabwo yacogojwe n'ibigeragezo, nta musirikare ucogozwa n'ibigeragezo, oya, ahubwo ibigeragezo n'amakuba bituma ahari ikintu kiyongera ku rutugu, amapeta akiyongera. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana ritwihanangiriza ngo ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, kandi gukorera Imana nta gihombo. Hitamo Yesu umuvandimwe, kandi wishimire gukorana n'Imana, ubu umusirikare mwiza uhagarariye igihugu cye, kandi Yesu naza azaguha ikamba ry'ubugingo. Umusirikare rero arubaha kandi bakanubahana. Njya nkunda ukuntu iyo umwe yamurusha ipeta igrade amubwira ngo genda hari akagendo. Ndabikunda cyane ukuntu bubaha bakanubahana. Abasirikare barubaha cyane pe, ndetse bakanubahana. N'ukuri Imana ibampera umugisha. Natwe rero nk'abasirikare ba leta y'ijuru tugomba kubaha, tukubaha ubuyobozi bwa mwuka w'Imana. Muri Matayo igice cyaho cya 6 umurongo wa 9 haravuga ngo nuko musenge mutya muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Tugomba kubaha Imana, ubuyobozi bw'ijuru tukabwumvira, icyo Imana ivuze tukagitega amatwi, ibyo yatubwiye muri iri jambo tukabitega amatwi, tukabishyira mu bikorwa. Abasirikare nitubabona tujye tubigiraho byinshi, n'ukuri mu ndangagaciro bagira kandi bashyira mu bikorwa,
kubaha n'indangagaciro nziza kandi bayikora neza. Reka natwe abakristo twitiriwe izina rya Yesu Kristo, tubarizwa mu gisirikare cya Yesu Kristo. Reka twubahe ubuyobozi bwa Mwuka w'Imana. Reka twubahe Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, kandi ku iherezo ry'uru rugendo tuzatabaruka tunesheje. Tugomba kumvira ubuyobozi bwa Mwuka Wera no kumvira itegeko rya Yesu yaduhaye, riri muri Matayo igice cyaho cya 28 umurongo wa 18 kugeza 20. Yesu yaratubwiye ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Afande Yesu yaduhaye misiyo yo kuburira abo bantu bo mu mahanga yose. Nta mupaka yaduhaye, ahubwo atubwiye kujya mu mahanga yose, kandi abazizera bakabatizwa bazakizwa. Nawe nkurikiranye niwizera urakira Yesu kandi uzahabwa ubwami bw'ijuru. Umusirikare azi gukorera ku gihe ndetse no kucyubahiriza. Umva mbabwire, icyo cyo narakibone isaha n'isaha ku musirikare. Pawulo yaranditse ati, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mubi. Kutita ku gihe bizakora kuri benshi. Umusirikare azi uburyo yakwita ku gihe, kuko azi neza ko yishe isaha umwanzi yawe yangije byinshi. Natwe rero kutita ku gihe bizadukoraho. Niyo mpamvu nk'abasirikare ba Yesu Kristo tugomba kwita ku gihe. Nawe uri gukurikirana kino cyigisho ugomba kwita ku gihe. Ushobora kuvuga ngo uzihana ejo ukaryama ntukanguke. Ushobora kuvuga ngo uzaba ubyumva ejo ntuba ukihagejeje. Nyamuneka wo nkurikiranye, isaha yawe niyi. Akira Yesu bigishoboka, wita ku gihe cyawe. Ab'i Yerusalemu baraburiwe, ariko ntabwo bitaye ku gihe bahawe. Nabo byabagizeho ingaruka. Baraburiwe. Yesu arababwira ati, Yerusalemu Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye bagutumweho. Ni kangahe nashatse kukubundikira, nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Yesu yarayiririye. Yerusalemu yahawe imiburo, abahanuzi bayitumweho nk'uko nawe watumweho abantu benshi. Barapinze banga kwihana. Nk'uko banze kwihana muri Yerusalemu babonye amabi menshi we. Abantu bariye abana babo muri Yerusalemu mu gihe yagotwaga kubera kutita ku miburo. Abantu bari baramenyereye kwigenga bapfuye nabi muri Yerusalemu. Igihe Yerusalemu yagotwaga bari muri Yerusalemu bapfuye nabi kubera kutita ku muburo, kubera kutita mu kukubaha Imana. Nawe ndakwingingira cyane kugira ngo wubahe Imana kandi uyihimbaze. Igihe cyo gucira abantu urubanza kirasohoye. Abantu b'i Sodomu n'i Gomora nabo ntabwo bitaye ku gihe, ndetse nabo mu gihe cya Nowa. Nuko rero reka twite ku gihe kuko turi iby'isonga, kandi tugomba kwita ku gihe Imana yaduhaye. Igihe cyawe ni iki? Haranira kwita ku gihe. Reba abantu b'i Sodomu, ye baba we, tuzakigaho ku icyigisho kizakurikira. Abantu b'i Sodomu baraburiwe bagaseka, babonaga bajya bakanywa bakarongora bagashyingira, ubucuruzi bugenda, ibintu byose bigenda, mbega mu ndimi z'iki gihe ari very good. Baburirwa ntibite ku miburo, ariko barabwiwe ntibumva, ariko ntibanze no kubona. Barabonye. Nawe ni utita ku miburo, nanjye ubabwira nifita ku miburo nzabona. Uwiteka adushoboze kwita ku gihe cyacu. Umusirikare abaho ku nyungu rusange zo kurinda bene gihugu. Ntibitekerezaho, ahubwo batekereza icyazanira abo barinda amahoro n'umutekano. Natwe Imana yatugize abarinzi ba bene wacu bagiye kurimbukira mu byaha. Turi abarinzi ba bene Data. Umusirikare amenye amakuru y'igihugu cye ku gihe, ndetse n'amakuru abamukikije bamuvugaho. Ikintu cya mbere ni amakuru. Tugomba kwita ku makuru. Tugomba kwita ku makuru. Hari amakuru yihutirwa ugomba kumenya. Ugomba kumenya ko Yesu agiye kugaruka. Ugomba kumenya ko igihe cyawe ari icya none, icyejo si icyawe. Hitamo neza, hitamo Yesu. Haleluya. Abasirikare bahora bongera ubumenyi ndetse no kugira intwaro zihagije. Abefeso igice cyaho cya 6 umurongo wa 14 kugeza 17, hari intwaro umusirikare wa Yesu Kristo yakoresha kugira ngo yongere ubumenyi kandi abashe guhangana n'ibitero bya Satani byiza byiyungikanye.
reka dusome Efeso igice cyaho cya 6 umurongo wa 14. Haravuga ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Izo ni intwaro z'umukristo ushaka kuzasoza neza amateka y'isi. Imyambaro bambara rero abasirikare ifite ubusobanuro, kuko ituma tumenya ibi bikurikira: tumenya abari bo, urwego bakorera, icyo bashinzwe, ndetse n'urwego barimo. Rero natwe imyambaro twambara ituma abantu bagaragaza icyo ari cyo n'uwo bakorera uwo ari we. Mbese nkubaze, wambara ute? Imibereho yawe, imigendere yawe, imivugire yawe mbese igaragaza kuri umusirikare mwiza wa Yesu? Uwiteka duhe imbaraga zo kumuhesha ikuzo mu isi. Abasirikare bagira itumanaho ryiza. Icyombo. Abasirikare bagira itumanaho ryiza, kandi n'ukuri nimba ari umuntu ku isi uzi gutanga amakuru ku gihe ni umusirikare. Natwe mu ijambo ry'Imana turasoma ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ikigeretse kuri ibyo byose mukomeze kuba maso. Haleluya. Tugomba gusenga. Iyo usenga ukaniga ijambo ry'Imana umenyera amakuru ku gihe, kuko ikintu cya mbere ni amakuru. Kuba uri umukristo ntumenye amakuru y'umurwa ujyamo ni igihombo we, ni igihombo pe. Rero mu gusenga no kwiga ijambo ry'Imana bituma ijuru riguhera amakuru ku gihe, ukamenya uko witwara muri icyo kibazo. Kubera ko wamenye amakuru ku gihe ubasha kumenya isaha uhagazemo, ukamenya n'urugamba ugomba kurwana urwo ari rwo. Umusirikare yishimira intsinzi, umusirikare yishimira umusaruro babonye uturutse mu kazi kabo. Urumva rero natwe turangije uyu murimo data twese yadushinze, tuzabyina intsinzi turangije urugendo. Duhagarika umutima, bizaba bigeze ku musozo. Abantu twabyaje ubutumwa bwiza duhuriye mu bikari byo mu ijuru, bizaba ari umunezero. Hazaba ari ibyivugo, hazaba ari igitaramo cy'abaneshi, hazaba ari igitaramo cy'umunezero. Dutsinze Satani, tuzashimira data twese mwiza wabanye natwe muri iyi si. Iyi si yaratubabaje, iyi si yadutoje mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko tugiye gutaha tugeze iwacu heza, ahatazaba icyaha, ahatazaba intambara. Tuzabyina intsinzi turangije urugendo, kandi Yesu azatubwira amagambo meza anejeje. Azabwira abakoranye nawe, ababwire aya magambo ngo nuko mugaragu mwiza, injira mu munezero wa shobuja. Hahirwa uzabwirwa aya magambo, akayabwirwa n'ijwi rya Yesu rituje. Nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bike, injira mu munezero wa shobuja. Yesu azaduha ikaze, kandi tugeze iwacu heza tuzatumuraho n'umubabaro. Nkwifurije kuba afande mwiza, umusirikare mwiza, ukunda igihugu cye, kandi mu bitero byose wanganyemo n'ahaduye komera. Ijuru ryose ririteguye, rizaguha imbaraga, rizaguha intsinzi. Twigiraga ku rugero rwiza rw'umusirikare. Abasirikare turabakunda, abasirikare Imana ibaha umugisha, ibaha izindi mbaraga, kandi Uwiteka bashyigikire mu ngorane zacu za buri munsi. Kandi aho mutari, Uwiteka arahari, abagota impande zose, kandi ubwo tubigiraho byinshi. Nawe hari iki cyigisho waba ukiriye uri umusirikare, kuko tukwigiraho byinshi. Reka twifuze kunoza imibanire yacu na Yesu, tuba abasirikare bahagarariye ijuru neza, kandi duhagarare mu cyuho. Twige kubaha ubuyobozi bwa Mwuka Muziranenge, tumenye gutangira amakuru ku gihe, tumenye ko turi abarinzi ba bene wacu, duharanire umutekano w'abadukikije n'igihugu cyacu.
cyacu maze izina ryacu rihabwe icyubahiro. Uwiteka abahe umugisha kandi tumenye ko turi abarinzi, turi abasirikare beza ba Yesu. Umwami Imana twambika imbaraga zo gusohoza inshingano yaduhaye mu izina rya Yesu, amen. Dusenga Imana. Mwami w'abami, mutware utwara abatware, turagushimye, uhabwe icyubahiro. Tumaze kwiga icyigisho cyiza, uduha imbaraga, uzubane natwe, kandi muri aya masaha turasengera abasirikare bacu aho baherereye ku isi yose. Ubaha umugisha wawe, ubaha amagara mazima, ubarindira umubiri n'ubugingo, kandi ubwo tuzahura mu bikari byo mu ijuru tuzashima ineza yawe. Ngaho rero urinde igihugu, urinde abagituye bose, uduhe ihumure riguturutseho, uduhe kurwanisha amavi, uduhe kukubera abambasaderi beza, tuguhagararire mu isi, tukubera abasirikare beza, uduhe kumvira ubuyobozi bwa Mwuka w'Imana, mu izina rya Yesu urakoze, amen.